mugabo yaranyirukanye ubu tuvugana noneho yambwiye ko antaye burundu kubera ko nta kintu nkora mwereke nta mafaranga mbona ndakora ariko ntibampemba hanyuma aba bana ubajyane wabarera wabagira gute bakoresha icyo ushaka njye nta bushobozi mfite. Ikibazo cy'uko turimo dukora ntiduhembwe, twazamo hano twashorama yacu ukwezi kwashira ukabona mesaje ngo ntabwo duhembwa, tukibaza ikintu twaba twarakoze kikakuyobera. Umuyoboro wa MTN ugiye guhagarikwa hano mu gihugu cy'u Rwanda by'agateganyo kubera ibirego bari kurega MTN birimo kwiba abaturage, birimo kudahemba abayejeti. Urwego ngenzuramikorere ruri gukora iperereza ku kigo kizwi hano mu gihugu cy'u Rwanda gitanga amayinite, ndetse ikigo cy'ikoranabuhanga, ndetse ikigo kizwi hano mu gihugu cy'u Rwanda kizwi nka MTN. MTN rero hano mu gihugu cy'u Rwanda irayoboye. Mu kuyobora kwayo iyi MTN yaje kuzana systemu ya make yiba abaturage kugeza amagingo anga Mutescov yabivuze mama urwa Gasabo avuga ko systemu make yaciye muri MTN kugira ngo bibe abanyarwanda, dore ko bamwe bibwe telefoni bakaza gutanga ikirego kuri RIB bakajyana ikirego cyabo bakavuga ko bazasubizwa telefoni kugeza amagingo anga nta muntu n'umwe urasubizwa telefoni yibwe muri make kandi noneho ngo nabarangije kwishyura zino telefoni za make kugeza amagingo anga amafaranga yabo aracyava kuri simukadi ajya kuri Telegesi bavuga yuko ari kwishyura kandi yararangije kwishyura. Bino rero Mutescov ya mama urwa Gasabo yavuze ko MTN mwino minsi itari gutanga serivisi mbi. Izo serivisi zatangiye kwangirika mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 nibwo izo system za MTN zatangiye gupfa, dore ko abajeti bamwe bakorera MTN bavuga yuko bajya kubona bakabona message bakavuga yuko batazahembwa amafaranga azwi nk'umufuragiro bakorera babitsa cyangwa banabikura, bakabona message ngo ntibazahembwa gukora ko bakoze binyuranye n'amategeko ya MTN ngo babikiye abantu ku makonte yabo, bityo rero ngo ntago bazigera bahembwa. Ugasanga nk'umwajeti afite igishoro cy'ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda, yazindutse mu gitondo aza yicara Nyabugogo afata agatebe aricara arajunguje, afite abana batatu mu rugo agomba kugaburira, ukwezi kurashije nibamuhembye. Babana batatu bazatungwa n'iki? Babana batatu bazabaho gute MTN nidatanga umufuragiro ngo ihembe abakozi bayo? Bityo rero bino nibyo bituma MTN igiye kuba ikurikiranweho icyaha cyo gushaka kwiba abaturage, kandi ikindi MTN kugeza amagingo aya ngaya iri gukora ariko ushobora kumva ngo irahagaritswe by'agateganyo cyangwa ihagaritswe burundu hano ku butaka bw'u Rwanda, ariko ntago byashoboka yuko MTN yahagarikwa burundu, ariko byanashoboka yuko yahagarikwa burundu bitewe n'ibyo MTN uri kuregwa. Bamwe mu baturage bavuga yuko batuburirwa n'abajeti ba MTN ba originali, ukumva ngo no mukozi wa MTN ufite amafaranga yanaya witwa gutya pin yawe n'iyingi kanda iyi mibare kugira ngo tugufungure konti yawe, twayifunze bakanda ya mibare amafaranga ari kuri konti yawe bakayavidura, ugasanga nayo ari kuri banke barayatwaye. Harimo abataka bavuga ko bari kwishyura amadeni ya banke bitewe nuko ngo bari gukurikiza systemu bakagenda bakaguza amafaranga kuri banki bakoresheje simukadi, ugasanga baraguhamagaye kuri banki bakubwira ko utishyura inguzanyo wafashe kigiye n'iki, bikagucanga. Wakurikirana amakuru ajya kuri MTN ukumva ngo baragutuburiye binyuze ku muyoboro wa MTN, nawe bikagucanga ugasara mu mutwe, ugasanga ugiye kujyamo umwenda wa banki utazi ngo uyu mwenda wawugiyemo ute, utazi ngo aya mafaranga yaje ate, nawe bikagucanga. Bino rero MTN irimo irakorwaho iperereza nimba hari amafaranga abaturage yibye, abaturage basubirane, abajeti bakorera MTN nabo bahembwe amafaranga yabo. Ndetse na bamwe mu baturage bavuga yuko ndetse imikorere ya MTN iri kugenda gake ubwo bajya kwishyura connection zikabura, bajya kwishyura network zikanga. Rero system ya MTN irimo iragenda gake kugera amagingo aya ngaya, ariko bivuze yuko MTN ibyo yatangaje kugera none hangara ibyo nongeye kubabwira. MTN yavuze ko umuyoboro wa MTN ari umuyoboro mwiza cyane ukwiriwe abanyarwanda, kandi ikindi bibazo byagiye bibaho MTN igiye kubikurikirana ibikosore, abibwe amafaranga yabo bayasubizwe, cyangwa aho byagiye bitaba neza bayasubizwa. Ariko MTN yavuze ku kibazo cy'umufuragiro w'abajeti, hari igihe abajeti bakora ibinyuranye n'amategeko bakabikuriza umuntu amafaranga bakayashyira kuri banki zabo, bityo rero ntago MTN yagohereza umufuragiro bitewe nuko amafaranga abikuriye umuntu yagiye kuri konti
yawe ugasanga rero ntayo wakoreye ntibaguhaye bitewe n'amakosa wakoze. MTN nta bintu byinshi yigize itangaza, yavuze yuko ibibazo igiye kubikemura kandi MTN igiye kongera igakora neza cyane nk'uko abanyarwanda babyifuza. Ngaho nguko rero MTN nihagarikwa by'agateganyo, nihagarikwa burundu ndaza kubamenyesha. Nge mwumvaga kuno muyoboro nitwa Kidasamura, urw'inkorgo tubakora rugakonkoma. Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Wewe wakoze subscribe w'agaciro, ibyo tugezweho n'ibyo tubikesha nibyo